Reka mbanze mbasuhuze mwese mudukurikiye kuri Ni Gute, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Mu mpera z'umwaka nizere ko ibihe byanyu bimeze neza. Nk'uko kuri Ni Gute twabyiyemeje, tukaba tubagezaho video zabafasha kwikemura ibibazo muhura nabyo mu ikoranabuhanga, mukabasha kubivamo mutiriwe mukenera gutanga amafaranga cyangwa se gukenera ubundi bufasha. Iyi ni channel yacu, uramutse wifuza kureba video zacu ushobora kuza ukayishakisha Ni Gute Rwanda, noneho ukaza ukareba amavideo yacu tugenda tubakorera gake gake uko iminsi igenda ihita. So uyu munsi ngiye kubereka ukuntu wakora email yawe nshya. Niba uzi email ni igufasha kohereza ubutumwa, kohereza amavideo, kohereza amafoto, amajwi, ibintu byose ushobora kubyohereza kuri email, koherezaho ubutumwa, ukaba watumanaho n'ibindi. Niba warigeze nko kujya gusaba akazi, hari igihe bakubwiye ngo wohereze ngo dosiye kuri email, cyangwa se ari document ushaka kohereza nk'ahantu kugira ngo yohereze kuri email, ariko ngiye kukwereka ukuntu wa creatinga email ya Gmail, bivuze Google email. Ngo ni email ya Google. Okay. Mbere yuko dukomeza iyi video, banza uze hano kuri channel yacu ukore subscribe, ubundi ugezweho video zacu nshyashya. So mbere na mbere ubanza kuza hano muri browser, ahangaho unyuze ugiye kuri internet, kaza ushobora kuza hano hejuru wandikiramo ibyo ushaka. So cyane wandikamo gmail.com. Okay. Then ugakanda enter. Ukanda enter, atafunguka ahantu hameze gutya. Ahangaha ugeze ushobora guhita ushyira mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Nutayishyira mu cyongereza bizagusaba kongera ukayihindura mu cyongereza urangije gufungura email yawe. Ubwo ahangaha iyo ufite email nshyashya ushobora guhita uza ukayishyiramo, cyangwa se waba utayifite ukajya kuri create in account cyangwa se create email nshyashya. Okay, katugera hano kuvuga ngo pour moi cyangwa se pour Zeremo Enterprise. Dushaka email y'umuntu ku giti cye, ni pour moi. Gakirikaho baza guhita hafunguka hano, ushyiramo izina, amazina yawe yombi. Turashyiramo yenda tuvuge test email. Okay. Ni email yo gutestinga. Node utilisateur, izina uzajya ukoresha, uzajya uha abantu kugira ngo bamenye ko ari email yawe. Test mail 1, tuvuge yenda gutya. Urabona izina ryarafashwe, ushyiramo izina, dushyiremo iri batugiriyemo inama yo gukoresha. Ngo niryo zina rya email ushobora gukoresha iryo, ariko iyo ryafashwe nyine urahindura ugashaka irindi, kuko nta bantu babiri bagira email zisa. Then hano ukaza ugashyiramo umubare w'ibanga. Ushobora gushyiramo umubare w'ibanga wawe wihitiyemo ushaka. Ushobora gushyiramo nimero yawe, ariko ko tutabigira ntabwo twabikugiraho inama gushyiramo nimero yawe. Ushobora gushyiramo email yindi, ariko urugero nk'iyi email nshyizemo murabona ni test mail. Iyi mail ntabwo nayikugiraho inama yo kuyishyiramo, kuko biroroshye ko umuntu ashobora kuza agahita areba izina ryawe agahita ateka ko iyo email wakoreshejeho password imeze gutya. So ni byiza ko ukoresha password irimo inyuguti nkuru, inyuguti ntoya, utumenyetso twato nitwo dutangaro n'utundi n'utubazo, ugashyiramo n'imibare. Wowe nujya gukora password yawe uzayikora ikomeye, ngende kwereka uko bigenza, ukagira save cyangwa se next. Okay, email twashyizemo menyu ntoya, test mail 1, test mail 1. Okay, tugakomeza. Dore byandi nababwiraga, ntabwo bakemera ko ushyiramo email yoroheje. Tukabishyiramo test mail 1, ushyiraho n'agatangaro ahangaha 1 n'agatangaro. Ahangaha uyishyiramo inshuro ebyiri, hano ni ukuyemeza, hano ukwishyiramo, hano ni ukuyemeza. Okay, suiva, ngo ni next. Urenze ahangaha uhita ujya hano bakagusaba nimero ya telefone. Nimero ya telefone ushobora ni itegeko kuyishyiramo 8330465. Okay. Iyo ni nimero waduhamagaraho uramutse ukeneye ko hari icyo tugufasha. Noneho kuri iyo nimero yawe bahita bakohererezaho code uri bukoreshe ushyira hano ugeze. Izo code barinyohereje kuri telefone yanjye 969
195, then ugakomereza kuri valide, nimero ya telefone ugashyiramo email ushobora gukoresha, ariko iyi ngiyi ntabwo ari ngombwa cyane. Hano ugahitamo umunsi w'amavuko, ukwezi kw'amavuko n'umwaka, ushyiramo ibyawe, ntabwo ari ngombwa kuko ibi ngibi hano ni igitsina, uri umugabo uri umugore, ugashyiramo ugakomeza. Nongere mbibutse ko kuri telefoni gukora email ntabwo bitandukanye cyane no kubikora kuri mashine nk'uko ndi kubigenza, gusa nyine nabyo nuramutse ubigizeho ikibazo waduhamagara kuri iriya nimero wabonye tukagufasha. Ibi ngibi urabyemera, then aya ni amabwiriza agenga Google Mail, ntabwo wabona umwanya wo kuyasoma yose, dukora next. Then email yawe yarangiye, ubu ngubu ushobora kuyikoresha ukajya kuri Play Store kuri telefone yawe, ukaba wakora YouTube channel. Ibyo byose ndabajyana mbere uko babigenza, uko badownloading application kuri Play Store, creating channel, n'ibindi byinshi ushobora gukoresha ukoresheje Gmail yawe, n'ikindi cyose wifuza kuyimenyaho watwandikira tukagufasha. Urabona email yawe yarangiye. So gutya email yawe iba irangiye, uba ushobora kohereza email, ushaka kohereza email nshyashya jya hano kuri nouveau message, cyangwa se mu cyongereza haba handitseho compose, ugakanda hano, ukaza hano ugashyiramo email yenda tuvuge umuntu ushaka kohereza Nigute Rwanda, ushaka kohereza email kuri Nigute Rwanda, ushaka kuza hano ukandikaho email yabo, noneho ugahita uza hano ugashyiraho umutwe w'ubutumwa, tuvuge umutwe w'ubutumwa, hano ugashyiramo ubutumwa burambuye. Noneho ushatse gushyiraho nka dokima ukanda hano kuri aka kantu, iyo ukanzeho hahita haza aho ushobora gukura icyo ushaka gushyiraho, tuvuge ureba ifoto runaka, ntabwo ngiye kohereza nonaha, ureba hari ugahita uyishyiramo ikaza kujyaho, ugahita ukanda kuri envoyer. Nuko babigenza. Ushaka no guhindura ururimi uza hano kuri setting, afficher tous les paramètres ugakandaho, iyo ukanzeho hahita haza settings cyangwa se uburyo ushobora kugenzura email yawe. Ni ibintu byinshi cyane ushobora kugenda uhinduramo. Rero dushaka guhindura ururimi ni langue, uhita uza hano ugahitamo Icyongereza, cyangwa se niba wumva Igifaransa ntari wakirekeramo, tuza hano ukagira enregistrer les modifications, bikaba birarangiye, ukongera ukareloadinga, uraza ugahita ugaruka ahandi, ariko urabona ko yahise iza mu Cyongereza. Ushobora guhindura ifoto ikuranga n'ibindi byinshi, cyangwa se ukadownloadinga Gmail kuri telefone. Hano ni ya message yo kukwakira kuri email, n'ibyo ngibyo. Ukeneye kumenya byinshi kuri email yacu nako kuri Nigute Rwanda, waduhamagara kuri ya nimero wabonye, cyangwa se ukaza hano kuri channel yacu ugakora subscribe. Ibintu byinshi uzajya bigezwaho mu ba mbere, cyangwa se ukajya kuri Instagram yacu, ni Instagram/nigute_co/ gutya. Nujya kuri Instagram uzatubonaho n'ibintu byinshi tugenda dushyiraho, byose uzabibona. Kuri Twitter naho wadusangaho, Twitter ni Guteni, naho ugahita udusangaho, ukaza ukaduha igitekerezo cyawe, ukatusaba inyunganizi, ukaba wadusaba n'ibindi bintu byinshi tugufasha. Wowe dufite n'urubuga rwa internet, uretse ko rufite utubazo muri iyi minsi, ariko mu minsi iri imbere ruzaba rukemutse. Ndumva ari ibyo wamenya. Murakoze.